Pst.Mutesi ngo yuriye indege ngo agiye muri Canada. Abandi baravuga ngo ntiyagiye ngo ari i Kigali. Joel ari mu bantu naje kwibaza ndavuga ariko ko Joel atari mu bantu bigeze bakora ibiganiro ngo bagaragaze icyo bavuga kuri uyu mubyeyi ko nzi neza ko ari inshuti ye. Ngo Joel gafite amabanga yabo menshi abadashaka gushyira hanze ku karubanda. Niyo mpamvu n'amabanga menshi ya Mutesi udashaka kuyashyira hanze ariko urayazi wasanga ari nawe nyirabayazana. Noneho uyu munsi benshi bakavuga ko yuri indege yagiye Canada. Nyirabayazana ni umugore se, ubwo naba ndi sebayazana. Joel sebayazana ibira bisubizaho iki urabivugaho iki ko nzi ko wa uri sebayazana w'iki kibazo gikomeje kuvugwa hanze. Nta muntu wazana kuri iyi social media ngo abe umusitari wenda yamamare, urumva narangiza yitware neza cyangwa avuge neza ngo mbona aho mpera mumanura. Kandi bavuga ko benshi do Joel ari manura uretse Joel abantu benshi bamanurwa n'ibyo bo ubwabo bivugiye, bakamanurwa n'ibyo bo ubwabo bikoreye. Ntabwo bamanurwa na Joel wabavuze, uretse ko ngi nakunda no kuvuga abantu burya. Ntabwo bamanurwa na Emi wabavuze, abamanurwa n'ibikorwa byabo. Ufite amabanga menshi y'aba bantu bose bitwa abakozi b'Imana. Majority abaciye ku Iyobokamana TV cyane kubera iki bakoze amabara atari make. Joel aba umunyamabanga wanyu araceceka ntiyabivuga, araza kutubwira impamvu yabaga bifitemo inyungu. Uribaza so uyu munsi Joel urabazwa kubera iki aba bantu benshi baje batuburira abantu wenda ukabimenya ukabirenzaho, abandi baje bakora amabara ukabimenya ukabirenzaho. Uyu munsi biremera bavuga ko hari amabanga menshi ari kuzi y'amabara bakoze. Ngewe rero kahubwira we reka hubwira Joel ndamwibasiye abantu benshi kuri Mutesi nako sina Mutesi gusa bamereye kera bancokoza nabo ubwabo bakamprovoka. Eliana akajya hari ati Joel ibi bintu ndi kuvuga ati arabizi abifitiye gihamya arabizi neza niwe mwabibaza. Urumva Eliana ni inshuti yanjye ndabizi nari inshuti yawe irabuzuje cyane. Serene yabivugaho akavuga ni ngewe ti nukuri mbonye bashwanye ti nahamagaye Joel ati niwe rwo ti mumubaze nkituriza madama akambwa atari ko se ndaba abantu bose ko mbona bakutangiraho ingero wazagize icyo bivugaho. Niba hari ibintu nanze kugira ikintu mvugaho nkuko Pst.Mutesi ajya byivugira. Mutesi ninjye wamuzanye kuri YouTube. Yego muzana namubonye ari kubwiriza ahantu yari audio nako yari ari kubwiriza nyine ahantu mu rusengero. Mbona ni umubyeyi ufite ijambo kandi icyo gihe ugitangira YouTube. Ndamubwira nti Pastor iyi none ngitangira ngikoresha ama audio nabandi Pastor ko mbona ufite ijambo ry'Imana ko Imana yakufatisha ikakugeza kure waretse tugakorana umurimo w'Imana. Ko niba umuntu uvuga ngo wowe urakijijwe ukigira nyoni nyinshi reka ugatera abantu impuhwe ukagira hari bamwe mperutse kubona ntabwo nshaka kubivuga bagiranye ibibazo ngo niba ngo baratukanye ngo ku bagabo sinzi bona abandi bakoze ibiganiro ngo ndakwiyemye ku mugabo wanjye ngo ibiki n'ibiki ngo ntunshingeho ibintu nk'ibyo noneho mbona hasi yateye abantu impuhwe ngo yarakoze groupe ngo yo kumugurira kamera navuga ati kose mbwira umutipa mwakiriye ndabana ariko mwajyemo mureka ati kuki mufata abantu nk'injiji mugakabya yavuze ko ashaka ko abantu bamufasha akareka kuririra ku izina ry'abandi avuga ngo ari gukorera Imana ngo ari kwigira ngo nyoni nyinshi ngo ari gutera abantu imwe ngo basanga ati ntayo yampaye barambaza nanjye mbabwira ko ntayo yampaye mboneraho wenda nanabivuge bive no mu nzira. Nakoranye n'abakozi b'Imana benshi batandukanye benshi arabazima arabiyoberanya kandi benshi niho bamenye arabagize uti umuntu wese uzi ko yantumyeho ngo umukozi w'Imana ngampa amafaranga. Ngewe Joel igihe maze mu itangazamakuru ndabivuze bizaba uko byakabaye uwo mbeshyera oya ntayo yari Joel umva uwo mbeshyera azaza bivuge. Nge mu bantu niba uri ahantu wowe uri kureba iki kiganiro baragutumye amafaranga ukabuze ngo wigeze uha umukozi w'Imana amafaranga agazanire Joel umenye ko ntayo yambahaye nta mafaranga ndakira y'umuntu umbwira ngo bamuntumyeho. Bavane nkubaze ikibazo impamvu bivuze urabizi nuko nzi ko hari abantu benshi b'abakozi b'Imana
ari abafite amazina akomeye, ari abemerwa n'abantu, ari abigaragaza nk'inyangamugayo cyane, bagiye bagwa muri uwo mutego wo kuturira amafaranga abantu abakristo babo cyangwa izo ntamango zabo zabizereyemo, ukavuga ati reka ngo 300 wowe ngo nyohereje ari 500, aya 200 yampere wa musore cyangwa mugabo mujya mukorana ibiganiro ndamukunda, ndakubwiza ukuri deka mbivugire hano ku iki ko mwayaturiye nayanjye mwayariye hari nta muntu n'umwe w'umukozi w'Imana hano mu Rwanda mwigeze muntumaho ngo ampa amafaranga y'inkunga cyangwa n'ay'ubundi buryo bwo ari bwo bwose, wigeze uyangezaho, yose barayariye. Reka tubashimire mwese abadukurikiye muri hirya no hino ku isi, tubasabira umugisha, Imana ihabwe icyubahiro ko twongeye kwicara turi bazima. Hanyuma rero reka dushimire mwene data Joel Iyobokamana TV. Hanyuma nawe aranshimira ariko na Iyobokamana dotirwa twandika burya n'amakuru ya gikristo, kandi turimo tugenda twandika inkuru zose zifatika kabisa. Uyu mugabo ntimumenyere muri kamera, uyu munsi namuzanye muvanye kure, hanyuma ndamuzana nanjye mutereka hano kugira ngo tuze kuganira. None rero impamvu yo kuba turi kumwe ntago ari ibintu babyoroshye. Nge ndikuzo Emi, hanyuma tubana mu biganiro bitandukanye by'IHUMURE TV, na n'uyu munsi twongeye kuba turi kumwe kugira ngo tuze kuganira byinshi byimbitse kuri uyu mugabo n'ibyo yakoze, tuze kubivimuzi aho turabona icyerekezo cy'ikoranabuhanga kuri social media, cyane cyane iyi platform ya YouTube abantu benshi bakoresha nk'ivuga butumwa. Uyu mugabo ari mu bantu bayitangiye, hanyuma rero amaze kuyitangiza nibyo turi buze kugarukaho, turiho umusaruro yagezeho, icyo byamwungoye n'icyo byungo yabo yazanye n'igihombo byabateje. Ariko rero dushimiye abantu bose badukurikiye muri hirya no hino ku isi, abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Imana ibahe umugisha, abari muri Aziya, abari muri Australia, abari ku mugabane w'Uburayi, na hano muri Afrika by'umwihariko iwacu i Kigali. Reka namwe tubasuhuze, tubifurize ibihe byiza. Wakoze subscribe, warakoze cyane, nawe utarayikora uyikore, hanyuma kugira ngo tujye dusangira ibiganiro byinshi biruhura imitima y'abantu kandi bifasha abantu, ndetse no mwiyobokamana mu gutera imbere mu buryo bw'umwuka. Hanyuma ukore like kuri iki kiganiro niba ugikunze, hanyuma inkunga ikomeye utanga kuri izi ministeri zombi, Iyobokamana n'IHUMURE, no kugira ngo uze gusangiza abandi ibi biganiro. Joel rero turamwakiriye ku IHUMURE TV, ariko iwacu tugira umuco wo kubanza gusenga. Munyemerere mu magambo make tubanze dushima Imana abanye natwe, tuyiragize uru rugendo rw'iki kiganiro. Data turagushimye kuri umutunzi w'imbabazi, tugira umugisha wo kongera kubana n'isi n'abadukurikiye bari ku isi hirya no hino, ubaha umugisha ko bafashe umwanya wo kureba iki kiganiro, hanyuma natwe dushoboze kugira ngo ibyo tubasha gutanga bigire benshi umumaro, ntibibihinyuza abantu, ntibibasuzuguza, ubwo bibateza imbere kandi mu buryo bwo kwaguka mu mwuka, mu bugingo no mu mubiri. Duhumuriza benshi kuko natwe twahumurijwe, kandi nanone dutanga amagambo y'ihumure kugira ngo abashe gufasha benshi. Abadukurikiye ubaho umugisha, natwe tugiye kuba muri iki kiganiro, ubane natwe ndetse n'itsinda rigari turi kumwe kugira ngo iki kiganiro kibashe kugera ku bantu, ubashoboze umugisha ube ku muntu wese mu izina rya Yesu. Urakoze, amen. Joel karibu. Stari Sitari mumeze neza bakuza ariko kuba inyuma ya kamera. Banzi ndi inyuma ya kamera ariko nsigaye nigaragaza. Nsigaye nigaragaza. Muri iminsi se wafashe umwanzuro mu biganiro bikeya bikomeye. Ubu iki kiganiro kirakomeye. Kirakomeye cyane. Ikiganiro nigaragajemo. Ntabwo cyo cyoroshye. Ni ikiganiro cyiza. Umeze neza? Ndashima Imana. Okay. N'abantu bake. Hanyuma kuyobokamana mumeze mute? Kuyobokamana turakomeye. Yuvuze Iyobokamana ni media group, ifite Iyobokamana TV, kagira website ya gikristo yandika amakuru ya gospel yitwa kwandika noneho iyobokamana.rwa akadomorwa. Turimo turandika, ni web ikomeye, duhamagara abantu ahubwo bazi tuwamamarize ibintu bitandukanye bafite bakora, kugira ngo nyine bakomeze gutera imbere, dubakorera inkuru y'icyo advertorial story, twamamaza ibintu ukora mu buryo butandukanye, ibiterane n'ibindi ndetse n'amabusiness atandukanye. Ntimugire ngo byanyoroheye kugira ngo ngere kuri uyu mugabo muzane, niyo mpamvu ibyo byose ari kubisobanura, no kugira ngo kandi murusheho kubisobanukirwa. Uyu munsi Joel Sengurebe, umuyobozi mukuru w'ikinyamakuru iyobokamana.com .rwa na Iyobokamana TV, twongeye kubana muri iki kiganiro ariko n'ubwa mbere ngiye nawe nkwakiriye, birumvikana. Yes, ngira ngo n'ubwa mbere, n'ubundi ntabwo ibiganiro byo kuntumira nagiye mbisabwa n'abantu benshi batandukanye, ariko ntabwo mbikunda.
kubera ko uburyo bwa social media bundi bubaha ibintu bibiri. Bike muri we twiye tuganira mbwira ukuntu nitere ishobora kukwagura akaba ari natere ishobora kugutiza umuriri wo guseba. Bityo kuyivugiraho ndabyitondera. Niyo mpamvu nkunda no gukorera inyuma ngiye ngahata abantu ibibazo. Ariko ntushake kwigaragaza. Sinigaragaze. Twakuzanye mu kibuga rero. Twakuzanye mu kibuga. Ariko nawe numbaza ibintu byinshi. Nanjye ndakubaza. Nicyo cyiza cyuko twese turi abanyamakuru. Nawe urambaza nkuko nari ndi bukubaze byinshi. Ntacyo bitwaje. Joel uri mu bamwe muri bamwe badukanye ibi bintu nawe by'iyobokamana ariko bizana kuri murandasi hanyuma utangira gukora kuri platform ya YouTube. Abantu benshi mu iki gihugu tuzi muri gospel bahitinze basa naho banyuze ku Iyobokamana TV. Ndashaka kumenya uyu munsi utangira wari ufitiye ntego wenda tuze kwinjira nyirizina niba mu ntego zawe byaragezweho cyangwa aricyo byafashije abantu batandukanye cyane cyane nk'amazina yakomeye tutari buze kwatura ngo tuyavuge kubera impamvu zabo bwite n'umutekano wacu. Urakoze icyo kibazo kirakomeye kandi kiroroshye. Icyo navuga dutangira platform yitangazamakuru rya Gikristo reka bari ko mvuga. Ntabwo natangiriye kuyobokamana, natangiye nkora mu bundi buryo butandukanye mvuye ku ishuri nandikaga inkuru za gospel ku gihe.com. Buriya niho natangiriye kariyeri ya gospel. Wari uvuye i Burundi muri showbiz? Yes. Noneho maze kuva ku gihe nkora iyobokamana.com. Waruhere kuri Salamu hariyo yandikaga amakuru ya gospel n'utundi n'izindi website zitandukanye. Buryo umuntu nyirajya gukora ibitangazamakuru bye yarabanje guca ahantu henshi birumvikana. Ntabwo naharondora. Noneho naje gukora Iyobokamana TV online birumvikana. Numva cyane nshyize imbere intego zivuga butumwa. Muri kwa gushyira rero imbere intego zivuga butumwa nari nkeneye abavuga butumwa abakozi b'Imana dukorana nyine uyu murimo kuko ntabwo nari kubyikorera. Ndanashima cyane abantu twagiye dutangirana bagiye batuba hafi tugakorana uyu murimo w'Imana mu buryo butandukanye. Rero warumbajije uti bamwe abantu bagiye bahera iwawe bakamamara. Ntabwo ari Joel wabamamaje cyangwa Iyobokamana kuko hari n'abahanyuze basebye bava no kuri tere baribagirana. Nacyo turaza kukigaruka turi impamvu baseba. Imana itakuzamuye Joel ntabwo ari we wazamura abantu. Icyo cyumve. Iyobokamana nta kintu yakorera umuntu utari mu mugambi w'Imana yuko Imana izamwamamaza ngo imugire umusitari ngo uwo muntu yamamare. Ariko umuntu wahura na Iyobokamana, IHUMURE, Isimbi n'izindi social media platform zitandukanye harimo umugambi w'Imana yuko azamamara akamenyekana ku isi yose cyangwa akabicyamamare, uwo muntu ibyo bintu birashoboka cyane. Rero Joel icyo yakoze yashyigikiye imigambi cyangwa umugambi Imana yari ifite ku bantu bamwe batandukanye kuko abo twazanye bose ntibamamaye. Imana igasohoza umugambi wayo ku muntu. Ngira ngo nicyo wena nagusubiza. Joel uyu munsi turiho turavugana tumaze kugira abantu benshi bamaze kuba ibyamamare kuri aya ma platform yanyu. Twe twatangiye musa naho mumaze kugira abantu benshi bamaze kugira amazina akomeye, ariko uyu munsi baravanga umunyamakuru mwitondere ngo nibo bazamura bakanabatura hasi. Ntago turi buze ko watura amazina y'abantu, ariko ndabizi ko byanze bikunze mu bantu benshi bamamaye baciye ku Iyobokamana TV. Ni Imana yabamamaje nk'uko bivuga, ariko baciye kuri platform yawe. Hanyuma uyu munsi benshi ntukibakira. Watangiye ari ubuhamya cyane cyane wibandaho. Hari ikiganiro wakoze na BK muvuga uti benshi bazaga bafite ubwo buhamya akabuvuga akavuga ati burarangiye ntibuzongera kubaho, ariko uyu munsi ukamubona ku yindi platform yagarutse muri bwa buhamya. Ubu buhamya bukagera igihe bukarangira. Aba bantu ntago wongeye kujya uhura nabo ubabwira uti ko muri gutanga ubuhamya mwigiye kongera gutanga, ese ko burangiye ntimuri buze guhimba ubundi bushyashya? Urakoze. Reka rero nkubwire, hari ikintu bita gukora urugendo ariko karugeramo intego. Iyo ukoze urugendo rufite intego, Satana abarekereje hariya ngo akubuza intego y'urugendo, kuko iyo akubujije intego y'urugendo
abakuvangiye kandi ashobora kugukoresha uko ashaka akumanipira. Ngewe nakoranye n'abakozi b'Imana mu buryo butandukanye, bamwe twagiye dukorana bakagenda banahusha intego z'urugendo. Twatangiye ari ivugabutumwa, bamwe twicaye tuvuga ati reka dukorere Imana, dukore umurimo w'Imana, tuzamure ubwami bw'Imana, yewe nkabihagararamo neza nabo bakabihagararamo neza. Ariko ikintu nkubwira nicuza kugeza ubu nuko hari bamwe mu bakozi b'Imana twatangiranye, ntabwo mvuga kuvuga abo twatangiranye, ntabwo mvuze ababivuga kuko hari ababyatura, ariko benshi nakurondorera urutonde, abantu benshi bakomeye muri gospel kuri social media, benshi baciye kuyobokamana TV. Ibyo ngibyo ni ibintu nzi kandi mpamya wese arabihamya, bihurizaho n'abantu benshi yaba babivuga babimansiyonye, yaba abenshi n'abatabivuga. Ndashaka kubikweba. Oya, ntabwo ari ngombwa ngo banabivuge, nje ntacyo bintwaye kutabivuga cyangwa kubivuga. Ariko bamwe bagiye bahusha intego z'urugendo, nanjye baramvangira mu rugendo, reka mvuge batuma mpusha intego, ntaba ariko mvuga, batuma bantobera intego y'urugendo. Umuhanda wawe barawangiza. Yego, barawangiza. Urumva nicyo gikomere ngira wagize kuva naba mw'itangazamakuru rya Gikristo. Nicyo kintu cyankomerekeje umbajije ngo ni ikihe kintu cyagukomerekeje kurenza ibindi. Nakubwira ko nakomerekejwe n'abantu bahushije intego z'urugendo bakantobera nanjye intego y'urugendo rwanjye. Sinzi ibiki b'ikinyarwanda nkoresheje ku cyumva. Ikinyarwanda umuntu wese yacyumva. Joel ari mu bantu bari bafite intego yaho bagombaga kugera, ariko ntibyagenze nk'uko yabyifuza. Oya, n'ubu ndacyayifite. Ndi mu buryo bwo kuyisubiza mu murongo kandi iri kuhasubira. Ku bantu babireba, ku bantu badukurikira, baba babizi burya. Aba bagore, aba bagabo, aba basore mwatangiranye ivugabutumwa cyangwa uru rugendo, benshi batangiye batanga ubuhamya, ndetse bikora no ku mitima y'abantu. Hari abadukurikira bari mu bihugu by'amahanga nk'uko twabivuze, bakurikiraga iyobokamana, kuko iyobokamana kuri uyu munsi ifite abantu bayikurikira barenga hafi 170, nuko yitabiriwe cyane. Ariko uyu munsi baravuga bati Joel abantu wazanye, abantu watangiranye nabo, ubuhamya watangiranye nabo bwaje guhinduka. Ariko ndaza kwibaza Joel, ese benshi bavuga ko abantu baje kuri platform batiteguye kugira amazina nk'ayo bafite uyu munsi, basa naho batunguwe no kubona audience bafite ibakurikira kuruta iyo batekerezaga baza uyu munsi kuri social media. Noneho byarabagoye kumanaginga aba bantu bose, kuko harimo abanyarwanda, harimo abanyamahanga, ariho hagiye havuka n'ibikomere byo bita aba diaspora. Byose byaturutse kuba wenda ntekereza ko mwatangiranye n'aba bantu ariko batiteze kubona audience ingana niyo babonye. Wenda icyo nagusubiza kuri icyo, hari abantu baje kuri social media bafite intego zitandukanye. Hari uwaje afite intego yo gukora ivugabutumwa, yego. Hari uwaje afite intego yo kwiba abantu, kubeskoroka, kandi we ntubimenye. Ariko kubera ko abona Joel ari uwiyobokamana, akabona afite platform ikurikirwa, akaza ambwira ko aje kuyobora abantu ku Mana, cyangwa akitwikira umutaka wivugabutumwa, ariko akamisha intego afite. Ari nabwo buryo n'ubu ubu tuvugana none, wenda abantu barabizi, bamwe badukurikira wenda bashobora kureba iki kiganiro. N'ubu hari abantu banga Joel w'iyobokamana TV, batanyangiye ko ari amakosa nabakoreye, batanyangiye ko hari icyo nabatwaye, batanyangiye ko hari ikibi cyanjye bazi, banyangira gusa bambwira ngo Joel waraduhemukiye, abantu wazanye kuri social media baratwibye, baradutuburiye, baratweskorotse, ati runaka uyu watugize gutya, waturiye amafaranga angana gutya, byagenze utya, ati namubonye kuyobokamana byagenze utya. Ubu hakaba hari inziga ikomeye hagati yawe nabo bantu barabizi. Hari ababimbwira inbox, bo ndabashima cyane, binakomeye noneho ubwiza kuba bikubwira. Hari umuntu weretse kumbwira w'umumama ati Joel, ati nukuri kwimana nari narakwanze kubera bikomeye, ati se wanyanze unzize iki, nakoze iki byagenze, ati
apotre runaka, ntabwo nshaka kuvuga izina. Yego, si ngombwa kuvuga amazina yabo, bariyizi bamwe. Ati apotre runaka wamuzanye kuyobokamana, uramudukundisha, uramucuranga, turamuyoboka indirimbo ze, ibintu bye, reka atarikaho. Kandi nawe uzi ko wamenshoninga neza. Aratweskoroka, ati aturya amafaranga yitwaje Imana, akora amanyanga ya naya. Ati nukuri, ngewe na groupe twabagamo yaba mama, kubera amafaranga umuntu yaturiye, twarababaye cyane, twarababaye biradushavuza. Ati bituma tumwangana nawe. Yego ko. Uranyumva? Urabizira. Ndamubwira nti none se mama nakoze iki byagenze? Ati cyo ni kibabaje. Ati uwo muntu iyo groupe twamuhaye amafaranga, yaturiye amafaranga ye, tuza kumenya ko yariyemo nayawe. Ati twamugutumyeho. Urumva? Memi uru rugendo umuntu yaruyemo n'ibintu. Bamuhaye amafaranga ye, arayarya, arya nayawe bamutumye. Yarambwiye ngo bamuhaye miliyoni 2,800,000. Baramubwira ngo Joel ni umukozi w'Imana, aradufasha mu ijambo ry'Imana, mu buhamya n'ibindi. Ati bene bari abantu iyo bakorera Imana baba bakwiye gushyigikirwa, kuko abafatanya bikorwa babo nitwe tubareba. Ntabwo gusa twamureka ngacungira ku mafaranga ya UTB. Ati ibi 800,000 bikureho ubimuduhere. Ngo baza gupereza nyuma, ngo basanga ati ntayo yampaye. Barambaza nanjye babwira ko ntayo yampaye. Mbonereho wenda nanabivuge bive no mu nzira. Nakoranye n'abakozi b'Imana benshi batandukanye. Benshi arabazima, arabiyoberanya, kandi benshi niho bamenye. Arabagize uti umuntu wese uzi ko yantumyeho ngo umukozi w'Imana ngampa amafaranga. Ngewe Joel igihe maze mu itangazamakuru ndabivuze bizaba uko byakabaye. Uwo mbeshyera, oya ntayo yari Joel. Umva, uwo mbeshyera azaza bivuge. Nge mu bantu niba uri ahantu wowe uri kureba iki kiganiro, baragutumye amafaranga, ukabuze ngo wigeze uha umukozi w'Imana amafaranga agazanire Joel, umenye ko ntayo yambahaye. Nta mafaranga ndakira y'umuntu umbwira ngo bamuntumyeho. Bavane nkubaze ikibazo impamvu mbivuze urabizi. Nuko nzi ko hari abantu benshi b'abakozi b'Imana, ari abafite amazina akomeye, ari abemerwa n'abantu, ari abigaragaza nk'inyangamugayo cyane, bagiye bagwa muri uwo mutego wo kuturira amafaranga abantu abakristo babo cyangwa izo ntamango zabo zabizereyemo. Kavuga ati reka ngo 300 wowe, ngo nyohereje ari 500, aya 200 yampere wa musore cyangwa mugabo mujya mukorana ibiganiro, ndamukunda. Ndakubwiza ukuri, deka mbivugire hano ku iki ko mwayaturiye nayanjye mwayariye hari. Nta muntu numwe w'umukozi w'Imana hano mu Rwanda mwigeze muntumaho ngo ampa amafaranga y'inkunga cyangwa n'ay'ubundi buryo bwari bwo bwose. Wigeze uyangezaho, yose barayariye. Ndabivuze niba ari bya bintu bavuga nukume n'umuceri mumene. None uwa yampaye nkaba mubeshye, azaza avuga ati nukubera iki watubeshyeye. Ujye muri comment ubyandike hasi, ubyandike uvuge ati urambeshyeye. Cyokoze degisebuti nyuma yo gupfusha papa, hari umuntu umwe w'umukozi w'Imana wadusuye mu rugo. Byaragaragaye kuri kamera. Aradusura, dukora ikiganiro. Hari umuntu umwe nyuma wamudutumyeho atuzanira ubwo butumwa. Dore kuva nakora Iyobokamana amafaranga nakiriye, bavuga ko ari umuntu wantumye ku muntu. Nayo ngayo kuva mbayeho nitwa Joel. Impamvu mbivuze ntabwo nyapfa kuvuga, simpfa guhubuka. Nuko nzi ko hari abantu benshi b'abakozi b'Imana baguye mu mutego nk'uwo nguwo wo guhabwa ubutumwa bwanjye ntibabungezeho, kandi ababatumye bakaba bazi yuko ngo ubutumwa bwabagezeho bwagiye butugeraho. Ntabwo abe naka, abe mukanaka amafaranga bwamuhaye ngo yame yarayariye. No Pole. Ntabwo nshaka kubitinda. Oya Pole, ntabwo turi bubitinde. Utumandirira mu iki kiganiro. Utarira Pole rwose. Ntabwo nshaka kubitinda. Joel abantu ega sibye no kuvuga. Urusibye ko abantu bavuga ngo barakomereka, warakomeretse. Babyumve, babyange, babyemere, warakomeretse. Kubera impamvu. Ariko uyu munsi ndibuze kwibaza Joel, wowe nta wigeze guha ubutumwa ngo ugire umuntu ubuha, hanyuma bikarangira n'utabumuhaye waribagiwe, uyu munsi bakaba barakugizeho urubanza wenda? Ntawe. Niba hari abyandike muri commentaire. Mwe mudukurikiye nta wigeze atuma wantumye ku muntu simutumikire nawe abivuga. Yego abivuge rwose.
Joel yatangiranye n'abakiri bato, Joel atangirana n'abamaze gukura, uyu munsi bari ku rugero rwiza rw'ivugabutumwa, hano hanze amazina yabo amaze gukomera, ariko Joel uyu munsi hari abavuga ko bagiye bahimba ubuhamya kugira ngo bakunde bemeza abantu, kandi aba benshi baguciye imbere. Uyu munsi ukurikiranye ubuhamya bwabo bagenda batanga ku social media, yani mu platform, ntabwo usanga hari ibyo bigeze bibeshya cyangwa ubwawe bakubeshya. Hari ibintu ari ubuhamya njya ndeba muri iyi minsi cyangwa mu minsi itambutse, hari nk'abantu twagiye tuganira bakavuga nti mfite ubuhamya, tugakora episode ya mbere, iya kabiri, iya gatatu n'iya kane, akambwa tubuhamya bwanjye bwari buriya burarangiye, ntabwo nzagaruka ntanamuhamagara nyuma ati se waje ukamubuhamya, ati bwarashize kandi koko ukumva bufite enchaînement logique y'uburyo byatangiye n'uburyo byarangiye, ukumva ko burangiye nahageze uyu munsi. Icyantunguye rero bwarashize ariko bumusiga yamamaye, urumva ubwo ndavuga abantu batandukanye, akaba asigariye gusa kuguhimba ibindi yongeramo, urumva ku buryo hari n'ibyo avuga akavuga ati njyewe nabaye wenda muri ruhurura imyaka 5 ni urugero, ubu akaba ageze ku kuvuga ko yahabaye imyaka 20. Nkabireba hasi uyu muntu batakaje intego y'urugendo, nicyo bishatse kuvuga, batakaje intego y'urugendo, baje bakorera Imana ari abavuga butumwa, bakora ama YouTube nabo ubwabo, uretse ko gukora YouTube ntabwo bivuze ko ari ikibazo cyangwa ko ari ko gutakaza intego, ntabwo nshatse kuyigo no kwaguka, ariko babaye aba content creator. Mbere barazaga Joel w'umunyamakuru akabakira kagira ute, none nabura batumira ubu bakabatireka dati ndi kuri chaîne yanjye, ahubwo nanjye ndi gushaka abatumirwa. Niba Joel na runaka na Emi n'abandi twirirwa turwanira abatumirwa n'abakozi b'Imana, urumva harimo bamwe batwebwe cyangwa bataye intego y'urugendo. Kuko niba uri pasiteri ukaba uri umukozi w'Imana, ukaba uri umuntu nyine w'umushumba ushumbye intama, wagombye kureka Joel ubimenyerewe akakwamamariza iryo vuga butumwa ukora, ariko wowe ntiwagombye kwiyamamaza ubwawe. Sinzi niba ikintu kuvuga uri kucyumva. Niba rero twirirwa turwanira batumirwa, niba twirirwa dukubitana, niba umutumira ati ngwino ukorera Imana, ati reka ndi kuri chaîne yanjye, urumva yatakaje intego yo kuba umushumba, yabaye iki umunyamakuru. Ariko nimwe Joel banadukurikire, urumva akigera kuyobokamana batangiye kumwakira, utanze nimero ye, wibaze ko hari abantu batangiye gutunga nimero zo hanze prisi rimwe, urabyibuka bivuye kuyobokamana, kubera ko baciye kuyobokamana. Niba umutima waratangiye kumubwira ko harimo amaronko, kuko abantu benshi babivuga, baza kuvuga ngo dusarura amafaranga menshi kuri YouTube, noneho abantu benshi hari ubwo yaba yarakoze icano kugira ngo nawe bashe kumutunga, kuko atekereje ko hari uburyo bwo kubona amafaranga. Kimwe tutirengagije ko hari abavuga ko nabo bakoze amatorero cyangwa insengero, benshi bakunda kubyita ngo ni business. Yego, uyu munsi rero naba turimo turavuga ngo bakoze amacano yabo, mashene yabo bakora ivuga butumwa kubera ko batekereza ko bagutse, ariko wasanga barashutswe nuko hari amafaranga ari kuri YouTube ari igiye kubatunga. Ikintu kimbabaza ahubwo nuko social media zibatesha intego n'ibyo bari biringiye bakabibura. Ndakubwiza ukuri ko wowe uzi imikorere wenda yizi chaîne mw'iyi minsi, aramutse mvuga ngo Iyobokamana TV nyikore kubera amafaranga ninjiza, nayihorera. Wahomba ahubwo wahomba. Ntabwo nkubeshya, nawe urabizi ibyo mvuga. Dukora dépenses zirenze amafaranga twinjiza. Icyo kintu sinzi niba wenda ari ikinyoma ngo we ntago ari ikinyoma, ndi ku IHUMURE TV kubera ko ni my passion. Yego, uramutse uvuga ngo Joel akora ivuga butumwa kuyobokamana kubera amafaranga yinjiza, nabyureka. Nta kintu ubona umuvandi, nabyihorera, kuko n'ubundi ntacyo wajya gukora ibindi bikwinjiriza. Imikorere ya social media yarapfuye cyane ku buryo bukomeye, kubera ibintu byinshi byivanzemo. Harimo intambara za Ukraine n'Uburusiya, hariyo todo peyoma yagabanutse cyane bikomeye, hari ibintu byinshi cyane biri tekinike wahereza umuntu ubifatira mu kigare gusa. Bari abahungu barakize, barayora amafaranga, waje ukayora nawe. Niyo mpamvu hari abaje rero bavuga ngo baje kuyora, baza bahagera bakarunguruka bakabona nta miyorere iraho, bakabivamo, ukabona bagize chaîne ziraho zirapendinze, zabatesheje intego y'urugendo bati ntibakigaruye,
bakabirekeraho nyine biraho gutyo. kandi bumvaga ko ari ivugabutumwa bagiyemo Nuko. bagiye gukora umurimo w'Imana ariko fayino byaranze. Yeah. Uyu munsi Joel hari amazina menshi hano hanze uzumva, hari abuzumva bari gutrendinga, nujya kumva wumve ngo kubera ko urwego rw'itangazamakuru rwazamuye izina ryawe rukarigeza kuri top, ariko uyu munsi ukumva ryahanutse, benshi bari kuzima, barimo baravuga ko mubigiramo uruhare kugira ngo turarengana umuntu ahanurwa warihanura. Nta muntu reka nkubwize ukuri, nta muntu wazana kuri iyi social media ngo abe umusitari wenda yamamare, urumva, narangiza yitware neza cyangwa avuge neza ngo mbona aho mpera mumanura, kandi bavuga ko benshi Joel ari manura. Uretse Joel, abantu benshi bamanurwa n'ibyo bo ubwabo bivugiye, bakamanurwa n'ibyo bo ubwabo bikoreye. Ntabwo bamanurwa na Joel wabavuze, uretse ko njye nakunda no kuvuga abantu burya, ntabwo bamanurwa na Emi wabavuze, abamanurwa n'ibikorwa byabo bibi. Joel Iyobokamana, umuyobozi w'Iyobokamana, turi kumwe muri iki kiganiro, turamushimira ko uyu munsi yemeye kuza kuri kamera. Mu bibazo bikomeye nagombaga kukubaza harimo ikibazo kigira ngo ufite amabanga menshi y'aba bantu bose bitwa abakozi b'Imana, majority abaciye ku Iyobokamana TV, cyane kubera iki bakoze amabara atari make. Joel aba umunyamabanga wanyu, araceceka ntiyabivuga, araza kutubwira impamvu yabaga bifitemo inyungu. Uribaza? So uyu munsi Joel urabazwa kubera iki aba bantu benshi baje batuburira abantu, wenda ukabimenya ukabirenzaho, abandi baje bakora amabara ukabimenya ukabirenzaho, uyu munsi biremera bavuga ko hari amabanga menshi ari kuzi y'amabara bakoze. Ngewe rero kahubwire nta mabanga nzi. Joel urayazi? Nta mabanga mfitanye n'abantu. Reka ndarengana. Ariko ayabura yazi. No, kumenya amabanga nta mabanga nzi. Impamvu umuntu wese ubundi ngewe nkumenya Emi, ubu ndakuzi nonaha turi kuganira twicaranye hano, ariko ntabwo nzi inbox yawe, abo muvugana, sinzi ibyo ukora, ko hari bagutumagaho muvandi, sinzi. Reka da, ishusho y'umuntu siwe muntu. Ijambo ry'Imana ngo mu minsi y'imperuka hazaza abantu benshi bazaba bambaye imbaraga cyangwa bambaye ishusho yo kwera, ariko bahakana imbaraga zako. Urumva? Wamubwiriza mwiza. Ruriya oya ntabwo ari ukubwiriza. Icyo kuvuga ngo amabanga mfitanye. Nge nta mabanga mfitanye n'abantu n'abakozi b'Imana. Urayabafitiyeho. Kuyagira. Sibyo? Nubundi niyo nabanyafite sinyavuga kuko nta mabanga. Yego. Nubundi niba nyafite. Nubundi naha. Urakomeza uyicare. Sinyavuga kuko nta mabanga. Yabo. Yego. Nta mabanga yabo. Ariko nta muntu wenda ko nose beskorotse abantu. Okay. Ntibampaye ku mafaranga babeskorotse, ahubwo bandiriye yanjye. Urumva? Bariya yabo baryamo n'ayanjye. Sibyo? None sibwo urambwa ngo nzifitanye n'abamabanga, kereka wenda rwo naza tukagamba ntingiye kuguha abantu weskoroka gutya na gutya, noneho niba guha amafaranga tuzagabana. Nta ayo mabanga ntayo mfite. Ayo nyafite nayavuga. Ariko ibyo uvuga ngo by'amabanga mfitanye n'abakozi b'Imana ngo kubera nagiye mbakira ngo ibiki, ntayo. Kuko uzi ko hari uwo mwicaranye ukamubwira ubuhamya bwatwika, yarangiza akabeshya mu buhamya. Ibyo ntabyo nigeze nkora. Ayo mabanga ntayo mfite, n'abo bantu ntayo. Rwose ndabivuga ngusubiza, nta mabanga mfitanye n'abantu pe. Cyokoze hari abagiye bo ubwabo babikeka ko nyafite, bikanabagiraho ingaruka, nanjye bikangiraho ingaruka. Ubundi umuntu ushobora kumwanga kubera ibintu bitatu. Ushobora kwanga umuntu umwangishijwe n'umuntu, ushobora kumwanga akwiyangishije we bitewe n'ibikorwa bye bibi, ushobora no kumwanga kubera Satani yaguteye ukumva uramwanze. Ngibyo ngaho ahantu hatatu ashobora guturuka urwango. Joel ubona rero muri kuganira benshi mu bantu banyanga, uretse ko ntavuze ngo ndango, sivuze ngo ni benshi, ariko niba ari n'abake wenda barahari. Kuko nta n'ukundwa na bose. Arakoze cyane mwene data kutungana. Nta n'ukundwa na bose, n'Imana hari abayanga, kandi ari Imana yabaremye.
bura majorite 90% y'abantu banyanga banziza akazi nkora. Ntabwo ari satani yabanyangishije, sinjye wabiyangishije, nabangishijwe n'abantu. Okay, uyu munsi abo wakire bagakomera benshi utacyakira ukagira buhitamo ubiterwa n'iki? Iyo mpamvu wenda ize kumvikana neza kubera iki hari utacyakira. Umuntu ashobora kutakira abantu ku mpamvu eshatu. Ushobora kutakira umuntu kubera yuko wamushatse ukamubura. Ushobora kutakira umuntu kubera yuko yashatse kumwakira nawe akakubura. Ushobora no kumwakira kubera yuko washatse kumwakira ntiyemere, nawe washatse kumwakira nawe ntiyemere, cyangwa njyewe akabinsaba nanjye sinemere. Sinzi rero umbajije muri ubwo buryo nanze ntabyo nanga. Niziriya mpamvu zindi zabiteye, nizo zatumye byatewe nuko oya ntabwo namuvuyeho, twaraburanye. Yarambuze cyangwa nanjye naramubuze. Urumva? Hari impamvu nyinshi zishobora gutuma umuntu utamwakira, ariko nta muntu njyewe ntavuga ngo se ngo ntakira. Barahari udashaka kwakira. Hari abantu nagiye nzana kuyobokamana nyuma yuko amaze kumenya ko intego zabo bafite ari ukweskuruka abantu no kubambura ibyabo, nyuma yuko amaze kumenya amanyanga bagiye bakorera abantu mu buryo butandukanye, mbibwiwe nabo babikoreye bampaye n'ibimenyetso bifatika. Nkamwicaza amubwira ni mwene data twakoranaga ivuga butumwa, ariko bitewe nuko maze kumenya ko intego zawe atari ivuga butumwa, aho kugira ngo ukomeze wangishe platform yanjye nanjye ubwanjye abantu, please leave me alone. Wamuzana katura buretse gatoya. Ntabwo nzongera kuguha ikiganiro, ntuzongere kukinsaba nanjye sinzongera kukigusaba. Reka dusigare turi abajama biraho. Ariko ibyo kuvuga ngo dufatikanije iyi ministeri yivuga butumwa nk'umufatanye bikorwa wanjye tubyihorera. Barahari rwose, nta muntu numwe nasezereye tutaganiriye. Uwo nasezereye wese twaraganiriye. Ni kimwe nuko nanjye hari abagiye babona ko intego bafite ntakizemera bakaza kunsezera. Kandi mwana naje kuyobokamana urantwikira ndamamara, ati none nsigaye mbona ntabwo ushaka kuntwikira, ti rero ntuzongere kuntumira. Urumva wakansezera cyane nanjye nkamusezerera, mukatandukana. Urumva rero bamwe muri abo nibo bagiye bahindukira bakavuga ati Joel atwubikiye imbehe, atwambuye umugati, reka natwe tumusebye. Bagatangira bakagusubiza muri ba bantu bose nabahaye, kuko urumva umuntu ukumenyeye kuri platform nuko abayikurikira kandi ayikunda. Niba rero akumenyeyeho kubera ko kwizereramo pastor runaka burabura n'ibiki, ukavuga ati uriya muntu ni mubi, turiya ni feke, uriya akora ibi bimeze, agahindukira ahubwo akanyura muri ba bantu bose agenda bakwangisha abanyantege nkeya n'injiji, niko mvuganye, bakanakuvaho koko bakakureka kubera ko ari injiji, kubera ubujiji. Birumvikana atari impamvu y'ibintu bifatika. Ari nacyo nasaba umuntu wanze Joel babukwangishije ku mpamvu zitandukanye, basi wowe kabyaro ndakwinginze garuka, cyangwa nyandikira inbox umbwire ko wanyanze, unambwira impamvu wanyanze, kuko ushobora gusanga iri mwe muri izo ngizo ndi kuvuga kandi n'ukuri Joel arengana nta n'ikibazo afite. Okay, Joel ni umuntu ngenda bivuga nk'umunyamakuru waje musanga muri uyu mwuga, hanyuma nsanga arimo arakorana n'abantu benshi. Hari nabo najyaga musaba wampaye runaka tugakorana ikiganiro, ariko benshi baba mpaguzi ko ubuhamya bwarangiye wa ntabwo mbizi, nose bari kubansaba nkabakwima. Uyu munsi benshi bari guhimba ubuhamya, wowe no twahamagara akaza akabuhimba akavuga ko yanabaye hano. Joel ntegeza ko urugendo dufite ruracyari rurerure. Urugendo ruracyari rurerure, ntabwo rurarangira. Mu bakozi b'Imana haba harimo ibintu byinshi emi, ariko urabona muri abakozi b'Imana, ariko hari reka ngwe nk'urugero. Urabona muri iyi minsi sibyo, reka nkubaza nawe noneho nkubaza, buriya ugiye kuri kamera ukantuka, yego, noneho nkaza mu kubikosora nanjye nkaza kugutuka kuri kamera, buriya ukoze ikosa rikomeye ninde? Twese ntabwo turakoze Imana, duhere kuri icyo dukurikiye abakozi buriya, ariko nyine njya kugusubiza duhere kuri icyo. Ntabwo turi abakozi b'Imana kuko ntabwo twari guhangana ngo dutukane, ariko wakoze ikosa noneho kuruta undi ni uwa kabiri. Kubera iyo mpamvu uwa mbere ashobora no kuba yavuze yibeshya, cyangwa se wenda atanyeho gatoya, wakamusanga ukamukosora. Ariko njyewe ninza ndi uwa kabiri, noneho nzaza mbabwira amabi ye kuva ari umwana, aho yavukiye, aho yakuriye, aho yize primaire n'amanyanga yose yakoze, secondaire na kaminuza.
mwese bose ni abapagani. ntago twese turi abakozi b'Imana icyo gihe. Bose ntabwo ari abakozi Twese turi b'Imana. abapagani. Mu by'ukuri ibintu turi kuvuga nge ntabwo nirinda kuvuga umuntu. Si uko ibintu byose ndi kuvuga Nta bantu yo gushaka bigiye birimo abantu navuga ati runaka uyu ariko urabakwebye. ariko ntabwo nshaka kuvuga umuntu hano. Ariko niba umuntu uvuga ngo wowe urakijijwe ukigira nyoni nyinshi reka ugatera abantu impuhwe ukagira hari bamwe mperutse kubona ntabwo nshaka kubivuga bagiranye ibibazo ngo niba ngo baratukanye ngo ku bagabo sinzi bona abandi bakoze ibiganiro ngo ndakwiyemye ku mugabo wanjye ngo ibiki n'ibiki ngo ntunshingeho ibintu mw'ibyo noneho mbona hasi yateye abantu impuhwe ngo niba yarakoze gurupe ngo yo kumugurira kamera ndavuga ati kose mbwira umutipa mwakiriye ndabona ariko mwajyemo mureka ati kuki mufata abantu nk'injiji mugakabya yavuze ko ashaka ko abantu bamufasha akareka kuririra ku izina ry'abandi avuga ngo ari gukorera Imana ngo ari kwigira ngo nyoni nyinshi ngo ari gutera abantu impuhwe ngo yerekane ko ari umutagatifu kandi nawe uwo ngo yaratukanye n'undi aje kumutuka ariko yarangiza agasoza ngo asaba abantu ngo niba ngo munansuzugura ngo kubera ngo ibi nibi ngo nanjye ngo noneho ngo nimumfashe ngo nkori kandi uku ni uguhusha intego y'urugendo. Ntabwo umuntu ufite mu murima y'indi seti itekereza neza yakorerera ni ukwikontraduwiza di note repare. Iyo uvuze buretse iyo uvuze ariko nubwo wenda utavuze amazina ye ariko wenda bariyizi n'abadukurikiye bariyizi ko babonye ibyo biganiro ariko Joel iyo urimo uravuga gutya ngo arahusha intego y'urugendo ahubwo ntekereza ko ari nabo kuki nta nabo wahamagaye ngo biyame kwanza. So iyo uvuze ngo arahusha intego y'urugendo ndibaza ese yari afite intego y'urugendo urwo rugendo yaje arufite cyangwa nuko yabonye abantu barebye ikiganiro ari benshi agashya gatokombera. Ubundi rero reka nkubwire twese turi mu isi turi abanyabyaha ahubwo amahirwe tugira buretse ubwoko bw'ibyaha nkora si byo ukora wowe ubyumve. Bamwe barabeshya abandi ni ibisambo, bamwe barasambana abandi ni abahehesi buretse bubanza unyumve nta muhehesi nta musambanyi buretse gato bamwe barica umuntu bagafata inkota cyangwa iki bakamwica wowe ufite urwango mu mutima n'amoko yakuzonze. Abandi bararoga urumva bamwe bajya mu bapfumu abandi bajya mu bahanuzi b'ibinyoma umuntu akagutuburira ati nzagukorera ibi bizagenda utya ati mu masozi ukamuha amafaranga. Ugiye mu bapfumu yajyanye amafaranga nawe ugiye kanyarira ujyanye amafaranga y'umuntu kanyarira n'ubundi nawe ajyanye amafaranga y'umuntu uwayahaye umupfumu ngamuragurire nuwayahaye umuhanuzi nawe wagushyizeho ikondisiyo mwese mujya mu muraraguza n'umutari kuraguza ibyaha birasa ahubwo bitandukaniye ku tuntu dutoya. Kubona rero umuntu ngo kubera ngo ko runaka ngo mwabonye ngo yakoze ngo ikintu runaka mukaza isi yose ikamwanjama n'urugero abantu rero bakamuriraho hiti bakaza kwigira kwitagatifuza ati nukuri ti bantu b'Imana ati twebwe rwose ati ibi nibi ukaza kwigira nyoni nyinshi wuririye ngo kuri faiblesse ya mugenzi wawe nawe nturishashya uwagushungura ntiyakuburamo inkumba ahubwo icyo gutandukaniyeho n'uwo muntu ni ubwoko bw'ibyaha akora n'ibyo nawe ukora ko bitandukanye ariko nawe uri umunyabyaha nkawe. Wavuze ngo ntituvuge ngo amazina y'abantu ntabwo turimo turavuga amazina y'abantu bibasiriye ariko none ahanyemerera mvuga izina ry'umuntu umwe urivuge nyine wowe nyine nijye urivuga nose nijye uvuze ngo urivuge ntabwo ari bibi kubera ko hano hanze niba abantu bamaze iminsi wenda bavuga ku muntu runaka bamaze iminsi bavuga ngo Pst.Mutesi ngo yuriye indege ngo agiye muri Canada abandi baravuga ngo ntiyagiye ngo ari i Kigali. Joel ari mu bantu bagize uruhare rwiza uriya njyajya nyita Mayisani Mutesi bura ni umubyeyi inshuti yanjye cyane. Noneho naje kwibaza ndavuga ariko ko Joel atari mu bantu bigeze bakora ibiganiro ngo bagaragaze icyo bavuga kuri uyu mubyeyi ko nzi neza ko ari inshuti ye. Noneho ni hamwe umuntu yuririye aravuga ngo Joel gafite amabanga yabo menshi abadashaka gushyira hanze ku karubanda. Niyo mpamvu n'amabanga menshi ya Mutesi udashaka kuyashyira hanze ariko urayazi wasanga ari nawe nyirabayazana. Noneho uyu munsi benshi bakavuga ko
yuri indege yagiye Canada. Nyirabayazana ni umugore se, ubwo naba ndi sebayazana. Joel sebayazana ibiro bisubizaho iki, urabivugaho iki ko nzi ko wa uri sebayazana w'iki kibazo iki gikomeje kuvugwa hanze kuza amakuru ahagije. Rero nta reka ndarengana, ndi nyirabayazana gute? Sebayazana Nyine ubwo nabiza nazanye iki? wazanye iki? Kuza amakuru menshi. Ayahe nyine? Kuba agiye gutegura urugendo rwo kujya muri Canada arabikubwiye, hanyuma kuba ataragiye ari i Kigali byose urabizi. None uyu munsi abantu badukurikiye rega bakeneye kumenya ko byanze bikunze nta nubwo bigeze umwakira byibuze ngo abyivugire kuyobokamana. Waramuretse muri babandi wajya gureka se utashaka kumwakira, muri babandi wavuze ko utazakira ejo. Icyo kibazo hari umuntu Pastor Mpyisi niwe twari bare yari mu kiganiro n'abanyamakuru sinzi wamubajije ikibazo aramureba batari ko sha. Yego. Ati ikibazo hari umuntu muzima wakibaza sha. Nowe ikibazo wagisubiza sha. Icyo ni cyo we reka hubwire. Joel ndamwibasiye. Abantu benshi kuri Mutesi. Yego. Nako sina Mutesi gusa. Bamereye kera bancokoza nabo ubwabo bakamporovoka. Eliana akajya hari ati Joel ibi bintu ndi kuvuga ati arabizi abifitiye gihamya arabizi neza niwe mwabibaza. Urumva Eliana ni inshuti yanjye. Ndabizi nari inshuti yawe irabuzuje cyane. Serene yabivugaho akavuga ni njyewe ati nukuri imbonye bashwanye ati nahamagaye Joel ati niwe rwo mumubaze nkituriza madama akambwira atari kose aba bantu bose ko mbona bagutangiraho ingero wazagize icyo bivugaho. Niba hari ibintu nanze kugira ikintu mvugaho n'ubu ntagiye kuvuga ni situation z'aba pasteri z'aba mama ngabo twatangiranye ngabo twagize ute ngo Pst.Mutesi ngo Eliane ngo baruna kana ni benshi kubona naratuje gutya. Urumva uko nacyuze Iyobokamana TV yageze igihira twika naratwitse pe sinkubeshye. Ariko ntabwo ndi mu gihe cyo gutwika, ndi muri cya gihe cyanjye wamwimere natangiranye. Ubu nibyo ndimo n'abantu bazi kureba neza barabibona ko ndi mu murongo wivuga butumwa. Ntabwo nshaka ibintu byo kuruza gutwika rwose. Nanahamagara n'abantu bongere muze murebe Iyobokamana, ngiye kubazana bwa buhamya mwakundaga bw'abantu, ngiye kubazanira inyigisho z'abakozi b'Imana, ngiye kubazanira ibintu byinshi bitandukanye. Ibintu byo gutwika ntabwo mbishaka cyane kuyobokamana. Ariko mbajije gutyo nabwo ntagize icyo mvuga. Nabwo naba ntwitse. Uri imbere ya kamera. Kuba uneze umutego wo kubimbariza kuri kamera naba ntwitse. Nkuko Pst.Mutesi ajya byivugira. Mutesi ninjye wamuzanye kuri YouTube. Yego. Muzana namubonye ari kubwiriza ahantu. Yari audio nako yari ari kubwiriza nyine ahantu mu rusengero. Mbona ni umubyeyi ufite ijambo. Kandi icyo gihe ugitangira YouTube. Ndamubwira nti Pastor niho nangitangira ngikoresha ama audio. Nabandi Pastor ko mbona ufite ijambo ry'Imana ko Imana yakufatisha ikakugeza kure waretse tugakorana umurimo w'Imana. Yewe abanza no kubirwanya no biranamugora mwati reka ibintu byo kujya ku karubanda nibiki rwose ndamwinginga ndatakamba ndabisengera kugira ngo aze. Yego. Joel ni wasengeye Mutesa mu unyumve neza. Noneho aza kwemera. Dutangira ari uburyo bw'amaudio. Turakorana biraza nza kubona kamera dufata ama video buri by'icyumweru tukaba tuzajya utanga ingisho niba ari 3 niba ari 4 gutyo mu buryo butandukanye turakorana. Mutesi arazamuka, Imana imugirira neza araguka, Imana imuha ubwenge araguka arazamuka afasha imitima y'abantu. Ngewe nkubwiza ukuri niyo bamuvuga iki niyo yakora iki sinshobora kwibagirwa cyangwa gutesha agaciro amatafari. Reka simvuga itafari yasize muri gospel hano. Mutesi numwe mu mama bahembuye imitima y'abantu benshi. Niba mbeshya mujye muri commentaire mu byandike na nubu kandi aracyayihembura utagira. Mutesi numwe mu bantu babwiye abantu amagambo bahumuriza. Mutesi numwe mu bantu bagize uruhare n'uyu munsi bakiyafite iterambere rya gospel. Mutesi numwe mu bantu bamfashije kuyobokamana TV bamfasha umurimo w'Imana batigeze bacogora. Ntabwo nshobora gutinyuka gufata
inzu niyubakiye ngo nyifate uyikubitemo nyisakambure ipiki, nindangiza utangire inkingi zayo amatafari. enye nziture hasi nindangiza nongere mpagira ikibuga gutyo sinabikora. ikirenze Ntabwo ibyo nzavuga ntacyo nabi Joel abahishe, Pst.Mutesi. Nta kintu Ikirenze Joel kuri abahishe. ibyo ntacyo abahisha. muzajya mubibaza abandi, Ariko mbona Joel babivuga uko muvugeho. bashatse, mbona babisesengura uko bashatse, mbona bamujyana hehe bakamugarura bakagira ute. Ibyo byose nge nta uretse ibyo mvuze n'uzambeshyera azambeshyera ibindi. Pst.Mutesi ni umukozi w'Imana. Benshi mu bamuvuga si ukwiteranya n'abantu, benshi mu bamuvuga abamurusha kugira uruhare mu ivugabutumwa no mu kubaka ubwami bw'Imana ni bake. Okay, Joel byose abishize hanze, nyamugane w'aba bandi ntacyo atavuze. Joel, tugana ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi, n'ejo undi tuzagaruka kubera ko twamaze kwemera uyu musanzu. Kubera ikizi nkuru zimwe na zimwe muvuga ko zitwika nk'uko wavugaga, ari nabyo byatumye bideviya bamwe bakava mu muhamagaro, ari uko bari bakeneye inkuru zitwika. Ariko iyo uzanye ibizima ntibabirebe. Ni abantu bafite ikibazo, nabarebye. Ntabwo ari icyo cyo sinjye. Nk'ubu nabazaniye ikiganiro ejo bundi cy'abapagani bo mu rusengero. Ye baba we. Kiza n'amagambo y'ubwenge. Kirimo amagambo y'ubwenge ntibakirebye. Ariko reka urebe nze nkireho iki ngiki navuzemo Pst.Mutesi cyangwa cy'amatiku, kubera ko bari mu kumuvuga ibintu bitari byiza kandi nyase muvuze nabi. Yego. Urebe ukuntu bakireba. Nta nubwo amuvuga nabi, ariko urebe ukuntu bakireba. mwabanye neza Mutesi. Urebe ukuntu bakireba. Gitandukanye na cya kindi Jise yavugaga abapagani mu rusengero. Urumva? Ibintu bizima ntago mushaka kubireba. Nyaboneka turabinginze nimurebe n'ibintu bizima. Natwe ibintu bizima turi kujya kubaha ibibi turufite ibizima, ahubwo tuzana ibizima. Impamvu abakozi b'Imana bagiye badeviya rimwe na rimwe ari ubwo bumvaga ibyo bari kuba mutashaka kubireba ari bizima, bakazana abantu batwika bikarangira nta n'umusaruro batanze, bakanabatuburira. Imana ibamugisha, mwakoze cyane abo twabanye muri iki kiganiro. Ngenda gishoje ndumva umutwe uri kundya. Reka ngushimire cyane kuba wantumiye kandi tukaba tuganiriye. Imana igufashe. Umuntu wabukomerekejwe n'iki kiganiro mu buryo butandukanye, ngira ngo nta mazina y'abantu twavuze, izina tuvuze ni rimwe. Nabwo ariko ndivuze bingoye kubera urimbajije, kandi nabwo ntabwo rwose mvuze ibyanjye. Ubu bamwe baraje muri komenti, Joel n'ubundi ni reka ntabwo yari kubura, baravuga byinshi ndabizi. Abatamushyigikiye cyangwa abamurwanya bose baramagurukira. Aho kimutamushigikira ubundi nta kazi kanyu ko hari umusaraba we, buri wese azagira umusaraba we. Ndumva nta bwoba mfite. Yego, ndumva nta bwoba mfite. Emi, ndagushimira, Imana iguhe umugisha. Wakoze cyane. Nsuhuza abantu basengera muri Agapi Kanombe. Twasuhuza benshi, amadini n'amatorero ni menshi cyane. Tugiye mu byo gusuhuza, reka mbanze aba ADPR, urashoboye, Association des Églises de Pentecôte. Ariko ntabwo ikiri ishyirahamwe ry'amadini no nanisuhurize Karidinali Kambanda w'abagatulika. Suhuze Dr. Archbishop Rorambanda w'abangirikani. Suhuze n'abandi bantu batandukanye. Abo ngabo bose turabasuhuje mu izina rya Yesu. Muri minsi mwakoranye ikiganiro cyiza, ndagushimiye. Asante sana. Dushimiye n'umukameramani mwari kumwe yafasha mu Israel nzi yavuze. Mwakoze cyane. Mimi ari ku IHUMURE TV ndetse n'Iyobokamana TV. Iyobokamana TV, visit our website Christian News iyobokamana.rwa.